ukireba iyi foto ndetse ukitegereza n'iyikurikira, ntabwo ndi bushidikanye ko igise kiza mu mutwe wawe ari icyubahiro n'igikundiro ugomba bombi. Uyu yitwa Ange Kagame, umukobwa wa nyakubahwa perezida w'u Rwanda Paul Kagame. Akaba umukobwa umwe rukumbi muri uyu muryango wubashywe kuruta indi yose mu Rwanda. Uyu we yitwa Bertrand Ngiyingoma cyangwa se umukwe w'igihugu, umuhanga mu bya siyanse ndetse n'imiturire n'imyubakire ku buryo bugezweho. Uyu ni nawe wasabye akanakwa Ange Kagame mu myaka 6 itambutse. Birashoboka ko bose hari inkuru nyinshi baba barawumviseho, yaba umwe kuri umwe cyangwa se bose muri rusange, yaba izo wasomye mu binyamakuru cyangwa aho waciye baganira. Ariko se nkubaze, Ange Kagame waba ari uzi ko ari we mujyanama wa papa we ku buryo bwihariye? Ese uzi impamvu Bertrand Ngiyingoma umukwe w'u Rwanda yanze kujya mu gisirikare? Tugiye kuganira kuri uyu muryango ukomoka ku mukuru w'igihugu, tubabwire gato ku buzima bwabo bw'ibanga babayemo, tudasize n'inkuru y'urukundo rwabo. Njye wumva nitwa Anike, ariko sindi njyenyine kuko ndi kumwe na mugenzi wanjye Jojo 12. Tuguhaye ikaze. Nguhaye ikaze nanone. Bertrand Ngiyingoma n'umufasha we Ange Kagame nibo turi kuvugaho uyu munsi. Aba bakaba bamara imyaka irenga 6 babana nk'umugore n'umugabo, ariko kandi kuri bakaba bafitanye abana 2. Reka ngusubize inyuma gato mbere y'uko aba bahura, buri wese ugira icyo umumenyaho. Reka duhere kuri Ange Kagame. Amazina ye yitwa Ange Kagame, ni umwana wa kabiri, akaba n'umukobwa umwe w'ikinege wa Paul Kagame, perezida w'u Rwanda. Yagize uruhare mu mpamvu nyinshi zirimo kongera ubushobozi bw'abagore, uburezi no guca ubukene ndetse n'ubukangurambaga bukingira imbaga. Yashakanye na Bertrand Ngiyingoma, bakaba barabyaranye abana 2 b'abakobwa. Ange Kagame akaba afite inshingano zo kuba umuyobozi wungirije w'akanama gashinzwe ingamba na politiki za leta mu biro bikuru bya perezida w'igihugu. Ange Kagame yavutse ku ya 8 Nzeri 1993, avukira i Buruseli mu Bubiligi. Ese ni Paul Kagame, perezida wa 6 wa Repubulika y'u Rwanda, kandi akaba n'umuyobozi w'ishyaka ryinshi ry'u Rwanda rishinzwe gukunda igihugu. Nyina ni Jeannette Nyiramongi, ni umudamu wa mbere wa Repubulika y'u Rwanda. Nk'umukobwa w'imfura wa perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, afite imbaraga zisanzwe n'imbaraga zidasanzwe kandi zikomeye. Ange Kagame yarangirije amashuri ye mu mahanga kandi nigeze aboneka mu ruhame mu bwana bwe bwose kubera umutekano n'ibanga. Yize mu ishuri ryigenga riherereye Wellesley muri Amerika. Yize muri Smith College, aho yize ibijyanye na siyansi ya politike hamwe n'ibindi bijyanye no kwiga ibijyanye na Afurika. Afite kandi masters mu bibazo mpuzamahanga yakuye muri kaminuza ya Columbia. Ange Kagame ashobora kuvuga indimi 3: Icyongereza, Ikinyarwanda n'Igifaransa. Muri 2014, Ange Kagame yerekeje se muri White House gusanya n'uwahoze ari perezida Barack Obama. Iri funguro ryari mu nama y'iminsi 3 y'abayobozi ba Amerika. Afurika y'abayobozi bateranye muri Kanama uwo mwaka, aho abayobozi b'ibihugu byinshi bya Afurika bahuye kugira ngo baganire ku bucuruzi, ishoramari n'umutekano by'umugabane. Ange Kagame ni umwana wa kabiri mukuru, ufite n'abandi bavandimwe 3: Ivan Cyomoro Kagame, Ian Kagame na Brian Kagame. Ni umufana wa basketball n'umupira w'amaguru. Akurikirana Boston na Arsenal. Ku ya 6 Nyakanga 2019 mu kigo cyitwa Intare Conference Center i Kigali, Ange Kagame yashakanye na Bertrand Ngiyingoma, umukobwa wa perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Mu mwaka wa 2019 yasoje amasomo y'icyiciro cya 3 cya kaminuza mu ishuri rya kaminuza rya Columbia ryigisha iby'imibanire n'amahanga n'imiyoborere. Ange Kagame yagizwe umuyobozi wungirije mu kanama gashinzwe igenamigambi n'ingamba mu biro bya perezida wa Repubulika y'u Rwanda Village Urugwiro, ko biri mu itangazo ry'ibyemezo by'inama y'abaminisitiri yateranye ku mugoroba wo ku wa 2 tariki ya 1 Kanama muri 2023. Kuva muri 2019 yakoraga muri ako kanama ko mu biro bya perezida nk'umusenguzi mukuru w'ingamba. Noneho ushobora kwibaza uti, ese uyu Bertrand Ngiyingoma we ni muntu ki? Ubundi uyu Bertrand Ngiyingoma wakunze kwita Billy, wasabye akanakwa Ange Kagame, yakuriye i Kigali mu Rwanda, ari nawe yatangira ubuzima bw'ishuri ku nshuro ye ya mbere akandagira mu cyumba cy'ishuri. Uyu musore ni umuhereza umuryango w'abana 5 bavuga ku mugabo wikorera ku giti cye uzwi nka Cyril Ngiyingoma. Bertrand Ngiyingoma kuva akiri umwana muto yaranzwe no kugira ishyaka ryo kwiga, ndetse akenshi mu mihigo ye iyo yaganiraga na bagenzi be yagaragaraga ko afite intego zo kuziga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, akagira ikirenge mu cy'abakuru be barangirije amasomo yabo muri kaminuza ya Charter. Urugendo rwe rwo kwiga yaruhereye mu Rwanda,
mu ishuri ry'Ababiligi riri mu mujyi wa Kigali mu gihe kingana n'imyaka 13. Nyuma yaho yaje kugira imbamutima mu isomo ryo kwiga ibijyanye na siyanse. Yifuza ko ari nabyo yakomeza kwiga muri kaminuza. Yize ibijyanye na civil engineering mu cyiciro cya kabiri. Icyiciro cya gatatu cya kaminuza yiga architecture muri kaminuza. Ndengiyingoma yabaye umuyobozi wungirije cyangwa se vice perezida muri kaminuza yigagamo, avugira abanyeshuri bari bayirimo barenga 4,000. Bertrand Ndengiyingoma yarangije icyiciro cya kabiri cya kaminuza yigagamo ibijyanye na civil engineering. Ari nabwo uyu musore ubwo yagarukaga mu Rwanda amaze kurangiza amasomo, yatangiye ibikorwa byo gushaka uburyo yateza imbere umujyi we no kuwuboneza nk'uko abifitiye impamyabumenyi mu bya urban planning. Ndengiyingoma akomeje ibikorwa byo guteza imbere imyubakire ku mugabane wa Afurika no guhanga uburyo bushya bwakwifashishwa mu kuboneza imijyi habayeho kwegeranya inyubako. Yasabye na kwa Ange Kagame nyuma y'igihe kirekire havugwa amakuru y'uko aba bombi bakundana. Bivuga ko bombi bahuriye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ikindi kandi wamenya kuri uyu muryango warirwa mu batunzi agatubutse, nubwo ubutunzi bwa bombi kenshi budapfa kumenyekana ko bwinshi bugirwa ibanga. Haba hari n'andi makuru avuga ko Bertrand Ndengiyingoma imitungo ye myinshi iba hanze, nubwo nawe ufite amakuru ahagije. Ngayo nguko rero ngubwo ubuzima bwihariye bw'uyu muryango ukomoka ku mukuru w'igihugu, ukagira umwihariko w'uko ibikorwa byabo byose akenshi bidakunda kujya hanze mu rwego rw'umutekano wawo. Uyu kandi nawo musozo w'iki kiganiro cyacu, nkushimira ko waduteze yombi. Musaba gukora subscribe kugira ngo inkuru zacu zose dukora ujye uzumva mu ba mbere. Nkuko nabikubwiye mu ntangiriro, nitwa Anike, nari kumwe na mugenzi wanjye Jojo 12. Imana ibarinde.